Rero dukomeze kugenda tubasuhuza mwe mwese mukomeje kugenda mukurikira bino biganiro. Hari ibintu nshaka ko tuganira muri kino kiganiro, hari ibintu mutajya mwumva cyangwa se mwabyumva ntimumenye uburyo ki mwakagombye kugenza gute kwitwara. Buriya kenshi na kenshi mu buzima ubaho, mu byo ukora, wakagombye kuvuga ngo ese ibi bimbonekaho buri munsi mu kazi kanjye, mu bana banjye, cyangwa se mu bo mbana nabo, ibi bigaruka bikongera bikagaruka, bifite ruhare ki ku buzima bwanjye, bifite ruhare ki kubo dukorana. Buriya Gisakye mbanje ahangaha kugira ngo tuganire, tumenye. Ubundi iyo utamenye ntubaho. Nkunda kuganira namwe mbabwiza ukuri ko buriya iyo udatekereje inshuro zirenga ebyiri, reka ubuzima bwawe bugenda gake abandi bakagusiga. Ujye utekereza inshuro zirenze ebyiri ku byo ubamo, ku byo ukora, ibintu bizagenda neza. Aha rero ikiba kinzanye muri aya masaha ni ukugira ngo byibura tumenye. Nitumara kumenya tubeho. Hari ibintu bya kera abantu mutajya mwibaza, hari ibintu bya kera abantu mutajya mutekereza, ariko ugasanga nibyo bikurura uburwayi muri mwebwe, mu miryango yanyu, cyangwa se mu buzima busanzwe. Ugasanga umuntu arakora agakora ariko ntatera imbere. Ugasanga abana bawe ntibakumva. Ese niki wakora? Niki kintu kijyanye n'ibimera wakoresha? Nge nzajya mbibwirira iby'abandi mutababonaho rwose. Icyo ngicyo cyumve kandi ugitekereze ku muntu wowe unteze amatwi muri ano masaha y'igicamunsi. Ubundi kenshi na kenshi basogokuruza bacu aho hambere, nko muri magana aho hirya, hari ibintu bakekaga ko bibatera uburwayi, hari ibintu bakekaga ko bibakururira ibibazo. Bakicara bagatekereza, bamara gutekereza bakamenya uko bakuraho bya bibazo, bakamenya uko ibibazo byagenza gute byakemuka. Nibiki batekerezaga ko bibatera uburwayi, bibatera ibibazo? Nibiki? Ndashaka kubigusobanurira neza, ubimenye kandi ubisobanukirwe. Batekerezaga amarozi, cyo ni icyambere. Ndashaka kuzajya ngenda mbabwira ibimera mwakagombye gukoresha muri aho ngaho iwanyu, kuko usanga kenshi na kenshi murwara, ukajya kwa muganga bagusuzuma bakakubwira bati nta kintu tubona urwaye, kandi uribwa ubabara. Ntabwo waba wararozwe. Utekereza inshuro zirenze ebyiri. Icya kabiri, iyo warengaga kuri kirazira, iyo warengaga kuki kuri kirazira, hari ibyagukurikiranaga. Hari ibyagenzaga gute? Ubu ni ibiki bigukurikirana? Ugasanga urungano rwawe rwose, urungano bafite ibi n'ibi, ariko wowe ntacyo ugenje gute, ntacyo ufite. Niyihe mpamvu bikubaho? Niyihe mpamvu? Kuki udatekereza inshuro zigeze kuri ebyiri cyangwa se zirenze ebyiri? Icya gatatu ni ikijyanye noneho n'imyuka mibi. Ndashaka ibi bintu bitatu tuzajye tubyicaraho tumenye. Nkuko ikiganiro kivuga ngo menya ubeho, kandi mukakitegurirwa na Gisakye. Abantu benshi mwajyaga munyumva, ariko noneho narababwiraga ngo hari igihe muzambona. Hari ibiti ngenda mbabwira, hari ibyatsi ngenda mbabwira, kugira ngo byibura wowe uri iwawe. Ntabwo nkubwira ngo nguze unsange, banza ubikoreshe. Niko ye umuntu nakubwira akakubwira ahubwo ati ngwino. Hari ikindi kintu azabagenza gute? Hari ikindi kintu azabashaka. Ariko muri ano masaha y'igicamunsi ndakubwira ngo jya utekereza inshuro zirenze ebyiri. Nimba basogokuruza bacu baratekerezaga ko umuntu aroga undi agahura n'ibibazo, amarozi ari mu moko menshi,
hari ibijaganyiro, basanga umuntu araribwa kuva hasi ku kirenge ukazamuka mu mano, mu bujana, mu murundi, ukazamuka mu ngingo hose, mu mugongo, mu bitugu, ugasanga hose hagenza gute, harakurya. Wagenda bakagusuzuma bagasanga nta burwayi ufite, kandi ugenje gute, uribwa. Kujya udatekereza uti ibi bintu nta kindi kintu, ntabwo baba barangiriyeyo. Tuzajya tuganira ibya kera hambere habayeho, tumenye. Nitumara kumenya tugenze gute, tubeho. Icyo kintu cyumve kandi ugisobanukirwe. Ibyo bintu uko ari bitatu, yaba ari amarozi, kurenga kuri kirazira. Ubu ni kangahe abana bawe bajya mu birori, bamara kujya mu birori babivamo, ngo byibura ufate umushyigura, turagendera neza, ufate umwifuzo, ufate umwirukana bazimu. Ibyo bitatu byonyine byibura ngo ubikoreshe. Kuki udatekereza ko abana bawe baba baranze kuri kirazira, bagakora ibidakorwa, ugasanga mu myaka iri imbere bajwemo n'iki, nta ukora ikintu ngo akirambemo. Ugasanga umukobwa rwose pe aricyo bita physically fit, cyangwa se ameze neza, ariko neza aratetwa ibigi, bikarangira bipfuye. Ugasanga rimwe na rimwe mu buzima bwawe ubaho bwa buri munsi nta gutera imbere. Turagendana neza. Icyo cyuhagiriro maze kukubwira, icyo cyuhagiriro maze kukubwira, wunteze amatwi, cyangwa se wundeba, wundeba turi kumwe, icyo cyuhagiriro maze kukubwira gikongoraho, kivanaho ibyo bagira gutya, bakakohereza, bakagenza gute, bakakohereza. Rimwe na rimwe ukumva ibintu hejuru y'inzu birimo biriminjagiraho, ntumenye ngo ni ibintu barimo baragenza gute, barakohereza. Hari ibintu babatera, ntimugenze gute, ntimusobanukirwe, ntimumenye. Baretse gatoya wumve ikijyanye n'ino ndirimbo twari turiho, ukuntu yavugaga ngo hari ibintu bikwinjirira, hari ibintu bigira gutya bikaguhitana, cyangwa se bikagusaba ibyo wari ufite. Uretse gato wumve uyu muhanzi ngenda mukunda cyane, nyabingi bakaziguteza, imikoshi bakayiguteza, ibijaganyiro bakabiguteza, ugasanga byabaye ibibazo. Uretse gato wumve ino ndirimbo, wumve ukuntu imeze. Ngaruke mu kanya gato cyane. Nguko nyine twatangiranye n'iriya ndirimbo ivuga ngo nyabingi, ugasanga baraziguterereje imikoshi, ibisirani, ugasanga buri kimwe cyose ugenje gute, uragifite, urakiryamanye. Muri ano masaha y'icamunsi nakubwira ngo ibyo ngibyo ntukabyihererane, oya, ahubwo jya ushaka uburyo ki wamenya. Numara kumenya uzajya ubaho. Ku muntu rero ushaka kumpamagara, kavuga ati Gisakye reka ngira ibyo mwibariza, ampamagare, nimero aho hasi kurekara iriho aho ngaho. Ariko reka nyikubwire, tuzajya tuganira byinshi by'ubwenge bya kera cyane habayeho. Tugaruke no muri iyi minsi, ese noneho bimeze bite, byatugizeho izihe ngaruka ki, cyangwa se ni gute twabyiyomororaho, ni gute twagenza gute twabyiyomororaho. Umurongo wa telefone reka rwose nguguhe pe, kuko hari igihe waza kunshaka maze no kuva mu kiganiro. Andika 0788 98 11 44. Uwo murongo ujye wandikaho Gisakye. Hari abantu benshi muri mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, bandi mudukurikirana mwibereye hakurya, rwose mumpamagare. Uzajya unkurikirana kugira ngo tumenye tubeho. Reka dufate muri bamwe twumve. Allo, wose ntiyagiyera, yagiye, ariko ndashaka ko mwandika ubutumwa bugufiya.
mwandike ubutumwa bugufi nta kibazo. Cyangwa se mumpamagare ndagenda mbusoma. Murongo wa telefone ushobora kumbarizaho buri kimwe cyose n'uwo nguwo ni 0788 98 11 44. Hari ibimera bimwe na bimwe nkuko nabikubwiye, ibintu basogokuruza bacu bacekaga ko bibatera uburwayi, bibambura ibyabo, bituma babaho mu bukene. Ndashaka ko ibyo tubyiyambururaho. Iyo rusahuzi uhora ugendana ugakora iki wapi, hari bimwe wakoresha. Reka twumve muri bamwe baduteze cyangwa se barimo baratwumva. Halo, twakwakiriye. Halo, yego mwiriweho neza? Mwiriwe neza. Mwitwa bande kandi muri hehe? Nitwa Nadine. Yego Nadine, ibi bintu turimo turaganira bijyanye n'amarozi, kurenga kuri kirazira, imyuka mibi, ibyo bintu byibura wowe ujye ubyumva. Ikibazo ufite ni ikihe kugira ngo noneho ngusobanure neza? Ari ikibazo. Ego. Kinyatsi. Hari wone mukunda kubyituko nicyo bita rusahuzi. Rusahuzi wihangane nge nkunda kuganira n'abantu nseka kuko buri ubuzima kenshi na kenshi mujye mwishima, sibyo? Ndaza kukubwira icyo wakoresha kugira ngo byibura iyo rusahuzi hari igihe yabikomoka muri karande kameza miryango cyangwa se ikomoka mu byo bita intezi, sibyo? Murakoze cyane bambi. Okay. Halo. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Uraganirizwa na Gisakye. Mwebwe muri bande kandi muri hehe? Bosco ndi hano Kacyiru. Yego Bosco Kacyiru. Mfite umudamu yabuze urubyaro kandi yari namushatse yarabyayeho. Yego. Ubura kuba yararose nangwa twarahagaze buhagarara. Aho ngaho uraza mu kigo hano kwa Gisakye tugasuzuma tukareba nimba yarazinzwe, birashoboka, cyangwa se hari ibindi bibazo afite mu miyoboro ishinzwe kwakira intangangabo, tukamenya icyo turi bumukorere. Umurongo ufate noneho uzamamagare nkuyobore neza kugira ngo uze tugane tube twagufasha. Gusuzuma n'amafaranga muhitamo namumvuriraho. Buriya Gisakye ngewe ukuntu nkora n'ubuzima bw'umuntu mbanza nkamenya nkakemurira ibibazo baba ufite, sibyo? Buriya basogokuruza bacu ikintu bakoreraga umuntu barabanzaga bakamenya ibibazo afite bakamufasha, ariko akitura nyuma maze no gukira. Mureke tujye tubafasha. Gira ngo wasobanukiwe. Halo. Mwiriwe neza kandi muraho, mwitwa bande kandi muri he? Abanye Teresa. Yego. Nagira ngo mbasobanuze umuntu uje kwisuzumisha yitwaza ngahe ese mukorera hagana hehe? Uyu murongo wa telefoni iyo umaze kuwufata urampamagara iyo mvuye mu kiganiro kuko mba nitaba abantu benshi kugira ngo hatagira ucikanwa. Noneho rero tukavugana igisabwa n'icyo tugomba gukora kugira ngo byibura tube twagufasha. Kandi mutega amatwi gato mu kanya ndaje mbaho ibimera mwakagombye no gukoresha muri mu rugo, sibyo? Reka nshimira abantu baduteza amatwi. Munyeretse ko byibura ntabwo ndi njyenyine muri studio turi kumwe. Nibyo bintu twari turiho aha ngaha. Hari igihe ugira gutya bakagira ibintu byitwa ibijaganyuro, ubwo twibere mu marozi, karande kameza miryango cyangwa se imyuka mibi cyangwa se ibyo babateza, ntabwo turagenza gute, ntabwo turabivuga. Ikindi cyo kurenga kuri kirazira ntabwo turakivuga, twibereye ku cyambere bita marozi. Hari icyo bita imigereko. Ariko reka mbanze mbabwire gatoya ibimera
uri ku buhanga bw'ibyuma dushyirireho bimwe mu bimera noneho mbasobanurire n'umumaro wabyo muri nawe wenda muzangereho nyuma mwamaze no kubikoresha mumbwira muti buriya Gisakye hari icyo wadufashije. Ibi bimera buriya kenshi na kenshi buriya iriya shusho ya mbere murimo murareba aho ngaho iwawe wakagombye kugira nimba navuga jaride y'imiti muragenda mukiterera pasiparumu ni nziza nta kibazo rwose pe mugashyiramo n'ibiti ariko ugasanga ugize ikibazo umwana wawe yarumwa n'inzoka ntugire ubugombozi ugasanga umwana wawe yagira diyare ntugire icyo wamufashisha ugasanga urugo rwawe baruroze cyangwa se barutererejemo ibyo bita kajaganya mwayibonye hariya narindi mu bimera ndimo ndagenda mbitemberamo ngira ngo mwabibonye ndimo ndagenda ndeba uburyo kibinimo birakura iriya ni imiti imwe n'imwe nifashisha kugira ngo namwe ubwanyu mbafashe kiriya kimera murimo murareba hariya bakita aritimezia ndashaka mudushireho n'indi shusho noneho tugendane kiriya kimera ngira ngo murakireba ngira ngo muragenza gute murakireba kiriya bakita ubundi reka mbabwire neza abagabo mwe bagenzi banje tugendane kiriya mu rurimi rw'amahanga cyangwa se hano haruguru y'igihugu cyacu mu majyaruguru muri Uganda bakita musajya tarumbwa umunanira kenshi na kenshi usanga umugabo baramuhaye cishwaha reka mbisobanure kera hari icyo bakoreshaga nimba umugabo yataye urugo akarugarukamo nimba umugore yataye urugo hari ibyo bakoreshaga akagaruka mu rugo nego hano muzajya muvuga muti Gisakye ibintu rwose atubwira nzajya mbibabwira umushyigura barawukoreshaga umucyuracyura bakawukoresha musajya tarumga ngira ngo mwagenje ute mwakibonye kiriya kimera iyo ugifashe turi kumwe neza warangiza ugashyiramo n'icyo bita makayi hari ikindi kimera bita makayi reka nkubwire iyo bimeze uko nguko ari byombi uko ari bibiri ntawe ushobora kugenza gute kugira ibintu akohereza imbahari wenda tubara urugero umugore wawe yagize gutya akugira urabikeka koresha kiriya kimera muzabana neza mu mahoro reka mbabwire nimba basogokuruza bacu barakoreshaga umucyuracyura ubundi babyitaga inzaratsi sibyo ra umugabo ntajye hano mwihangane n'insoka muri no studio mutavuga ngo Gisakye rwose yagize gutya ndabivuga kuko barabyifashishaho urwo rukagenza gute rukagenda neza rukabaho neza ngira ngo kira kimera mwakibonye kiraho n'ikindi noneho rero tugendane bundi mwakagombye kubimenya niba mushaka no kubimenya muze ngenze gute muze mbigishe umwifuzo icyo ushaka cyose ukakibona kira kimera kiriho ngira ngo wowe urimo kureba urimo urabibona umwifuzo urawukoresha nimba utagira ikintu ugeraho biriya byose mbabwiye yaba ari umunanira cyangwa se umwirinzi ntabwo ubinywa nibyo ushyira mu cyuhagiriro nibyo ushyira hehe mu cyuhagiriro warangiza ukikokomora cyangwa se ukivanaho ukikongoraho iyo mikoshi umudamu niwe unterefoni ati nyatsi ni rusahuzi ugasanga ntacyo utunga ugasanga ntacyo ukora ugasanga ibintu byose byagiye hasi biri ubikoresheje ukagira bimwe muri ibyo ushyira mu cyuhagiro ukoga mu bwiza ukuri ko biriya bintu bikugaragaraho byagenza gute byavaho bikarangira noneho rero
uno mwifuzo n'umwirinzi iyo ubikoresheje urabyoga cyangwa se ukagasekura ukagashyira ahantu kakuma kamara kuma ukagakoresha mu mavuta ukajya ugenza gute ukajya ukisiga turi kumwe neza kiraho ikindi kimera kimwe rwose Gisakye nzajya nzahanga kugira ngo mbabwire mumenye kugira ngo byibura ibyo mwahoze muvuga muti ibi ntabwo tubizi kugira ngo mubimenye mujye munkurikirana mujye mugenza gute munkurikirana noneho mumenye mubeho urabona noneho iki kimera kiriho iki kimera kiriho rwose ngira ngo murakireba iki kimera murimo muragenza gute murimo murakurikirana hariya ntabwo kuri tekinika ari sinzi ukuntu bimeze ariko ngira ngo murakireba ubundi kiriya bakita umugombe iyo uwufashe mu rurimi oruganda babyita umwetago buriya iyo uwukoresheje ngira ngo ahari biratunganye dushimire umutekinisiye uburahangaha kugira ngo byibura abikoreshe twari tugeze kuri kiriya kimera nzajya nzahanga mbabwire ibyabafasha mu rugo iwanyu kiriya kimera umugombe nk'ubwije ukuri ko kiriya kimera iyo gifasha hari umugombe mutoya hakaba n'umugombe ngira ngo munini cyangwa nuko babivuga kariya ushobora kugakoresha mu kunywa gake cyane ugakamura nk'akayiko kamwe bubiri ukanywa iyo wafashwe n'amadayimoni iyo ugize gutya ukabona umwana wawe arimo arakumva nabi ntabwo agira gutya ngo ajye ku murongo w'icyo ushaka gukora uragira gutya ukagafata kariya kamera ukagasekura wamara kugasekura ukakavanga n'icyo bita ikigwarara ubundi ndashaka kuzajya nza ahangaha mfite ibimera nkabibereka ahangaha rwose mukabigenza gute mukabimenya kagira gutya kakakomororaho buri kimwe cyose buri kimwe cyose ngira ngo hari mwabibonye wowe ufite bino bibazo bijyanye n'amarozi imyuka mibi wararozwe barakorogeye hari ibyo bita karande kameza miryango ubundi kera baraterekeraga bamara guterekera bakanaragura iryo ryari isengesho rya basogokuruza bacu mubimenye kandi mu byubahe ntago byari bibi nimba bibiri ivuga ngo tukurikirane tumenye inzira za basogokuruza bacu inziza aho ziri tugenza gute tugendera kuki utamenya umwirinzi umwifuzo kuki utamenya umusajya atarumbwa kuki utamenya umunanira abantu mutabizi muzajya muza mu nsange ntago mbabeshya pe hari igihe urogwa icyo bita imigereko amaguru yawe akabyimba cyangwa se ukagira gutya ukabona ibintu birimo biragenda ku mubiri wawe byiyomekaho cyo bita imigereko hari ibimera wakoresha nzajya ngenda mbabwira buri kimwe cyose mukagenza gute mukagisobanukirwa umurongo wa telefone nongeye kuwufungura nimba ushaka kumpamagara kuko iminota yo irimo kugenda insiga uno muntu wumve ukuntu arambajije ati mwiriwe neza ati muvura indwara y'ibinyoro ko byamfashe ibi ngibi biravurwa hagana hasi niho byagufasha aho ngaho rwose pe uze kumpamagara mvuye mu kiganiro umurongo nawo guhaye unati ese umuntu
wikinishije akageraho akabireka hagashira igihe atabikora, iyo agiye mu gikorwa arangiza vuba. Nubwo unjyanye mu byo ntavuze ahangaha ndagusubiza kuko nicyo mbereye ahangaha. Nicyo mbereye ahangaha. Wiriwe neza? Wiriwe. Amakuru kibambi? Anyita Ivona. Yego Ivone. Igikondo. Ni ikibazo cy'Ivone. Ikibazo mfite ni ko tubyira umuti umwe utwereka umwe umugombe ntiwatwereka uwundi kandi ntibigaragara neza. Kandi turangira aho utuye, aho ukorera. Bambi urakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ndaje mpagusobanurire neza cyane. Ariko nadusobanura natwereke neza, ntabwo biri kugaragara. Kurekana ntabwo bigaragara neza? Ntabwo bigaragara. Kandi kutubwira umuti umwe utwereka umwe ntutwereke n'undi bifatikanye. Muyo navuze wumvisemo nk'ingahe? Ntabwo uwo nabonye nzi ni umugombe. Indi ntayo nzi. Kenshi na kenshi hari igihe muba mutabizi, ariko iyo uje mu kigo kwa Gisakye hano ndabikwereka ibintu bikagenda neza, sibyo? Nanjye nari mfite umwana utajya wumva, ubwo nyine niyo wumva nari ntegereje kureba uwa kabiri. Ese Bambi buriya ukore ndaza kubwira no mutekinisiye yongera bisubizo mbisobanure neza, sibyo? Ntabwo biri kugaragara. Iminota ni inkundira. Nukuri urakoze. Namwe Bambi murakoze kandi mugubwe neza. Ubwo turangira aho ukorera. Kicukiro Centre. Merci. Vous aussi. Yego. Mutekinisiye yabyumvise buragiye kubitunganya yongera bikoreho. Noneho tumenye ngo ubuzima bw'abantu bagiye kumenya nibarangiza babeho batarogwa, imikoshi baveho, iyo mivumo ibaveho. Ntago ibi bintu bibaho, ugasanga umuntu ukuboko ko aravuga ngo ntabwo gufite imigisha. Ntabwo ari ukuboko kubi, ahubwo hari ibiba bigenje gute bigusunikira guhomba. Ukagera cyo kumva mu nzu yawe hari ibintu birimo biranyanyagiraho nk'imisenyi. Nk'imisenyi. Ibyo rimwe na rimwe ugasanga umugore murashwanye nta kintu mupfuye. Ibyo babyita kajaganya zo mu miryango. Kajaganya zibaho. Reka nirangirire abantu umuti. Nimba ugira gutyo kumva wararozwe cyangwa se baragusenge barakubwira ngo iwawe ufite imyuka mibi, turagendana neza, hari umuti ngiye kukubwira ahangaha ukoreshe nzi ko kandi bizakugira umumaro. Kamanze nitabe n'uyu nguyu. Halo? Wiriwe neza? Yego, uze kuza kutwereka n'iriya miti ituma abagabo batera akabariro. Buriya hari impamvu ituma icyo gikorwa ukijyamo nturamenye. Ikiganiro cyanjye kibagizwe n'ibintu bibiri. Hari ikijyanye n'amarozi n'imyuka mibi, kandi kameza miryango ibijyanye n'intezi. Noneho hakaza n'uburwayi busanzwe. Uburwayi busanzwe nibwo bano bantu banyinjijemo, ariko ni ingaruka. Nzabibasobanurira neza nkubwire ngo ni iki gituma umugabo ataramenya urugo rwe. Muri cya gikorwa cy'abubatsi ngo murabyumva. Ndetse n'ibi ngibi aba bantu barimo barambaza byo kwikinisha ingaruka zabyo, niho nzabisobanura neza, muzajye munkurikira. Murongo wa telefone wo uri hariya hasi. Ariko nshatse nanawusubiramo rwose. Nanawusubiramo. Ubutumwa bwanyu ukomeza ubwandike. Murongo wa telefone uzajya umpamagaraho nubwo ntaba ndi hano mu kiganiro nkagufasha. Andika 0788 98 11 44. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma bongere bankiriremo ishusho yatangiye. Harimo umugabo yibereye mu bimera. Ngira ngo kira kimera bakita artemisia.
nicyo nari ndimo ndatembera nubura navuga ubusitani biriya bimera n'ibyo nari nateye. Biriya bifasha abantu mu buryo bwiza cyane. Ubundi ni ikimera gikora igitangaza wakabaye wawe mu rugo ugifite. Nimba utagifite uzaza aho nkorera, reka nanahabibutse ni Kicukiro santere, ukaza ukagifata. Gifasha abantu rero muri ubu buryo. Iyo wananiwe kujya ku bwiherero, ukigumisha abantu banze bakirebe neza, kuko hari igihe haba hari umuntu ufunguye kiramajwi ye aka kanya akavuga ngo Gisakye hari byagenze gutya kikamucika. Iyo mu mara yawe wumva hatameze neza mu gifu, hari igihe ujya ku bwiherero, nimba nabugita guhurungura ukazana utuntu dukomeye cyane, buriya wajwemo na kanseri zishobora guhaguruka. Kiyungurura amaraso kikayashyira ku murongo kiri ureba. Kivura ibisebe mu buryo bwiza cyane. Umuntu ufite bya bintu ku ruhu biba bya aba yarabisheshe ukagira ngo neza warabona umubiri ngona ukasanga umuntu neza ameze dore nadushyiremo n'ikindi ngende mbibabwira gake nk'uko ubundi ibyifuzo byanyu ntabwo ari kariyuzanye, hari akandi kabanjeho. Ndashaka ikimera kindi cyabanjeho. Okay, icyo ngicyo rero musajya atarumbwa nicyo kintu nabanje kugenza gute kukubwira. Ubundi mba mfite iminota mike ahangaha, iyo mvuye muri studio ahangaha niho mumpamagara nkabasobanurira byinshi, cyangwa se mukazaza no hehe naho nkorera mu kigo kwa Gisakye. Nimba rero uri umugabo ukaba unteze amatwi, nimba ushaka kuganza cyangwa se ugashaka kumvwa n'abantu, aho unyuze ntibakuryanira n'inzara, ubundi kenshi na kenshi abadamu babakoresha icyo bita amakayi, ariko n'iki ngiki bagikoresha musajya atarumbwa. Ni umwirinzi, irindi zina bakita umunanira. Sinzi nimba kurekara yanyu ku mashusho yanyu kigaragara neza. Nadushyireho n'ikindi, iminota irimo kugenda yirukanka. Kiriya rero kiriya ni umwifuzo. Ubundi ibimera bigira amazina bitewe n'akarere. Hari igihe akarere runaka wasanga uko mvuze atari ko bagenza gute, atari ko bavuga, ariko ugasanga imiti irahuye rwose pe. Icyo nta kibazo. Umugombe rero niwo twaherukije. Nadushyirireho ikindi kimwe noneho rero dukomeze tucunguze uburyo umwete. Umugombe hari umutoya hari n'umunini. Biriya bimera byose tuvuyeho nta kinyobwa, bagishyira mu cyuhagiriro kikavanayo imikoshi, kigatuma abantu bamera neza, bananiwe gukundana bagakundana, ibintu bigashoboka, bafite imyiryane mu rugo, turagendana neza. Ibi bimera mberetse ahangaha, yaba ari umugombe, yaba ari umwifuzo, yaba ari umunanira, bifate wowe uri mu rugo, ubifate ubivange n'umunyu hamwe na tungurusumu, nurangiza ukorope iwawe. Ndashaka ko n'ingaruka hano muzambwira muti Gisakye watubwije ukuri. Hari igihe usanga ibintu biri mu rugo byikubita ku nzu, cyangwa se ugasanga ninjoro ugize gutyo ukumva wakinze inzugi zose, ukumva noneho umuntu ameze nk'ugenje gute, nk'uwinjiye mu rugo. Ugasanga rimwe na rimwe ugize ikintu cy'ikikango ati ntabwo naba ninjiriwe. Iyo ubifashe ukabikoropesha, wamara kubikoropesha, ya myuka mibi bakohereza yose iragenda, ntago nkubeshya. Ukamererwa neza. Wamara kumererwa neza ukagira guhirwa mu buzima bwawe. Ibi bintu ni ngombwa kandi ni byiza. Hari igihe waba ufunguye kiramajwi yawe aka kanya, aribwo ukitwiyungaho rwose pe, birashoboka.
hari indirimbo ahangaha ndimo ndagenda nifashisha wumve ukuntu ivuga, wumve ukuntu imeze. Noneho rero ngaruke gato ngusobanurira icyo bitaga guterekera n'iki bagikoraga gute, noneho ubu ni izihe ngaruka zigenda zitugeraho. Twebwe turiho ubu ngubu hari ibituruka muri karande kameza miryango cyangwa se bigaturuka mu byo bita intezi. Ndaje gatoya cyane nkubwire buryo ki ibi bintu wakagombye kubyitwaramo ukagenda mu murongo mwiza, abantu bakakumva kandi nawe ukabumva, byo bakuroga bikagenza gute bigahagarara. Reka gato twumve uyu muhanzi uko yavuze. Gira gutya bakinjirirwa na nyabingi, bakinjirirwa n'imikoshi, bakinjirirwa na buri kimwe cyose kibabuza amahoro mu rugo. Ibi bintu birabinjirira, ugasanga n'umuntu aragusengera ati hari ibi nibi, ariko ntagire gutya ngo aguhe icyagufasha. Gusenga ni byiza, ariko icya kabiri kwivuza nabyo ni ingenzi kandi ni ngombwa kandi ni byiza. Kuri wowe wari ukitwiyungaho cyangwa se wari ukidukurikiye rwose pe, uzongere nkurikire, uzongere nkurikire kugira ngo ngende mbasobanurira byinshi. Ibimera byo birahari, nzabibasobanurira aho ngaho. Iyo miti mbabwiye mukoresha mu rugo iwanyu, hagize ibintu bibatera, hagize ibintu bibinjirira, mubikoreshe byibura n'ingaruka no mu kiganiro. Muzambwire muti Gisakye wagize neza kuturangira. Hari igihe bagira gutya bakaguha icyo bita icyangiro, umubuza bakawugukubita, umuhezayo bakaguhezayo neza, kajaganya bakaziguterereza. Ibisirani nuko umva ni byinshi, tuzajya tugenda tuganira buri kimwe kugira ngo byibura tubashe kubaka umuryango nyarwanda mwiza utagira ibibazo. Umwigishe imiti ivura amarozi y'amatega n'amahuherano, ariko ikirenze kuri ibyo ngibyo, nimba ushaka ko tuzajya tuganira, uzajya uza ugera hano Kicukiro centre cyangwa se umpamagare kuri uyu murongo. Umurongo wa telefone ni ingenzi, reka nongere ngusubiremo uko ngewe ndagiye rwose pe. Andika 0788 98 11 ndongera ngusubiriremo. Ni 0788 98 11 44. Wandikeho muganga Gisakye. Cyari kiganiro menya ubeho, naho ubutaha nge nagiye mugende mu magara tuganire ibirengaho, turebere hamwe uburyo ki twagenda tubafasha. Reka mbabwire ngo abaye.